Hari umugabo hano mu Rwanda umunsi umwe nimugoroba yakiriye ubutumwa kuri WhatsApp bwari buvuye ku nshuti ye magara. Ubutumwa bugira buti: "Bro, ndi mu kibazo gikomeye, nyohereza amafaranga 50,000 vuba cyane." Undi atabanje gutekereza yahise amwohereza amafaranga. Hashize akanya gato atekereza kumuhamagara ngo yumve uko bimeze. Niko gufata telefone ahamagara ya nshuti ye ayibaza ati: "Ese cya kibazo cyaba cyakemutse?" Undi ariyumvira, niko kumubaza ati: "Ikihe kibazo?" Undi nawe ati: "None se mu kanya gashize unyandikiye kuri WhatsApp unsaba kuguha amafaranga 50,000 yo gukemura ikibazo gikomeye wahuye nacyo." Nuko ya nshuti igwa mu kantu iti: "Sinigeze ngusaba amafaranga." Nyakohereza amafaranga nibwo abuza yacira n'ayamira. Amafaranga yo yari yamaze kugenda. Ibi nkubwiye si inkuru gusa, ahubwo nibibaho buri munsi. Ndetse nawe uyu munsi bishobora kukubaho utitonze cyangwa ngo ushishoze. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo abatekamutwe bakoresha bakwiba, uko bagutega imitego nuko wakwirinda. Dusubire kuri ya nkuru. Ubutumwa busa n'ubw'ukuri, sibyo? Amazina ni yayandi, ifoto nayo ni yayindi, ariko ukuri nuku. Ntabwo yari ya nshuti ye, ahubwo yari umutekamutwe. Hackers ntibacengera muri systeme za mudasobwa gusa, ahubwo banacengera mu bitekerezo byawe, mu marangamutima ndetse no mu kwizera kwawe. Dore uko abahackers batekereza. Abahackers bazi neza ko abantu bihutira gufata ibyemezo iyo ukanguye amarangamutima yabo ukoresheje ibi. Kubatera ubwoba. Baguha ubutumwa buvuga buti: "Your account is going to be closed. Verify it now." Cyangwa uti: "Kanaka baramugonze, wohereza amafaranga nonaha." Bashobora no kukubwira ibintu bishimishije wari ukeneye kumva. Bati: "Watsindiye amafaranga, kanda kuri iyi linki uyabone." "Watsindiye akazi, ishyura amafaranga make ugatangire." Cyangwa se bati: "Ubonye scholarship yo kwiga muri Amerika, ishyura aya mafaranga ya registration." Iyo uhise ugira ubwoba cyangwa ibyishimo byinshi ntubugitekereje neza, amafaranga uhita uyatanga. Iyo ukoze ikosa ugakanda kuri ya linki cyangwa ukohereza ya mafaranga, ntabwo utakaza ayo mafaranga gusa, ahubwo unatakaza ibintu bikomeye bishobora no kugushyira mu kaga. Icyambere muri byo ni icyizere. Kuva uwo munsi niyo inshuti yawe nyayo igusabye ubufasha, utangira kuyishidikanyaho. Kuva ubwo niyo amahirwe aje utangira kuyahunga, buhoro buhoro ukarushaho gutakariza abantu icyizere. Ibyo bigira ingaruka zikomeye ku mibanire yawe n'abandi. Umutima wo gufasha uragenda iteka, ugahorana ubwoba no gushidikanya. Icya kabiri ni ugutakaza amakuru yawe bwite, personal data. Muri data zawe harimo amazina yawe, nimero ya telefone, email, password zawe ndetse n'amakuru ya banki cyangwa mobile money. None ibaze, hacker abonye email yawe n'ijambo banga. Ashobora guhindura password zawe, kwinjira muri account zawe zitandukanye, kwiba amafaranga yawe, akaba yanakohereza abantu ubutumwa yakwiyitiriye. Si ibyo gusa, kuko ashobora no gukoresha amakuru yawe ashuka abandi bantu wowe utabizi, maze izina ryawe rikajyaho umugayo. Icya gatatu ni ugutakaza identity yawe, ari nacyo kintu gikomeye cyane kurusha ibindi. Identity yawe ni uriwe kuri internet. Iyo umuntu ayifashe, ashobora gukora account mu izina ryawe, ashobora gukoresha amafoto yawe, ashobora no kuvugana n'abantu akwiyitirira. Tekereza ibi. Umuntu akoresheje izina ryawe n'ifoto yawe, atangiye gusaba abantu amafaranga. Nubwo ataba ari wowe ubikoze, abantu bo ntibashidikanya ko ari wowe. Nubwo nyuma bazamenya ko yari scam, izina ryawe ryaba ryarangiritse.
warahindutse umutekamutwe muri sosiyete, kandi kugarura izina ryawe neza biragoye cyane, rimwe na rimwe ntibinashoboka. Dore ibyo ugomba gukora baramutse bakohereje nka buriya butumwa. Icya mbere, fata akanya utekereze. Mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, fata akanya gato wibaza uti ese ibi ni ukuri? Icya kabiri, banza wemeze neza ko ugiye kohereza amafaranga ari uwo yakubwiye ko ari we. Aho kohereza amafaranga ako kanya, hamagara uwo muntu. Ko rimwe gusa ishobora kugukiza n'amafaranga yawe. Icya gatatu, ntugakande kuri linki ubonye yose. Nubona linki ukayishidikanyaho, yirengagize. Icya kane, rinda akawunti zawe. Koresha password zikomeye, inyuguti, imibare ndetse n'ibimenyetso, nurangiza wongereho two-factor authentication. Icya gatanu, umvira inyurabwenge aho kuyoborwa n'amarangamutima. Niba ikintu kiguteye ubwoba cyangwa kikaba gisa nkaho ari cyiza cyane, amahirwe menshi gishobora kuba ari scam. Ngana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nababwira nti internet ni nziza cyane kuko idufasha kwiga, gukorera amafaranga no kwiteza imbere, ariko kandi ishobora no kutwangiza ubuzima mu masegonda make niba tutayitondeye. Niba uri kuri internet, ibuka ibi buri gihe. Ntabwo buri kintu ubona online ari ukuri, nta nubwo buri muntu muvugana ari uwo avuga ko ari we. Niba iyi video ikunyuze, kanda like, andika muri comment uti nzajya nitonda online. Subscribe kuri paya hazaza h'ifaranga, kuko hano tuguha ubumenyi ku ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe, ari naryo twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.